ibyo bintu byo kumbungiriza amafaranga urajyana ngo ku makote y'abandi bantu iswo nta kote yasize hari urabiyoreye nanjye nawe ndi ahubwo nguhaye iminsi ntabwo ukwezi nguhaye cyangwa icyumweru ako mama njye narakwihanganiye uravuga nka koro kagira ngo ntabwo nzi kuvuga nawe ndi nawe waranyihanganiye mama nebiki uzi ikintu kiri kumbabaza nuko ufite ubwenge buke reba mama wawe aba wenyine arashaje arya ruko agiye guca inshuro ajya guhingira rubanda none dore impeshyi iraje urumva abantu barangiza gusarura imyaka no guhinga ntibiriho wenda ngazajya ubona naho akura n'icyo gihumbi cyo kugura n'ubwo bugari nawe urahurasamye ngo wizere ngo umugabo ntabwo ushaka kurongora nakubwiye ku neza ariko ubaho bigeze ngomba gukoresha itegeko nk'umubyeyi yego uravuga ngo ntushaka kurongora ufite ikihe kibazo narakwibyariye ndabizi uri muzima hawo mu muryango wacu wapfuye atyo nta ntama zagukandagiye uri muzima yego ugomba kurongora kuko abi nakeza ubyumva ubyiteho iri ni itegeko nkoresheje yego ntabwo ari bya bindi mpora nkubwira ngo usekera ukumva ko wari uri bebebebe mu rugo rwanjye aha ni iwanjye ntabwo ari iwawe ugomba nawe kugira iwawe na Kevine ntagenza kubasura nabuze ukuru bahari nta soni uriya mukobwa niba yarapfuye yaramaze none nzabaho nta mwuzukuru sobanurira ako se mama ko uri kumuhatira kurongora Kevine ko hajya hari ibindi bintu uri kumuhatiramo atari ukumurongora gusa Kevine yabaye Kevine nose nge nzabana no mu rugo kireka najya ararukwe nayo ngararukwa nose nge nzabana n'umuntu nishimye tuzatuza n'iki se namwishimiye azajya mu cyumba cye nanjye mu cyanjye nta mafaranga nkubwiye yo kunzanira nta n'ikindi nkubwiye icyo nshaka nuko ugomba kuzana Kevine muri urugo akaba umukazana wanjye yego kuko abi nakeza ikindi ubimenye ubyumva ubyiteho Keni wanyumvise neza ubundi ubyumva ubimenye ubyiteho ariko Beatire ubu kweli uransuzuguye n'ubu busore bwanjye mwa ndacyari umuhungu w'igigiga ariko karo ujye unsetse uzi ko urimo gutaruka nk'akabwa kanjye karimo hariya izi nduruma ndi kumva ahangaha n'izi ewe mbaza uyu musaza mbona uba waje kwirirwa ataruka hano nka ya mbwa wazanye icara hano icara ahangaha umuzehe cyane so umuhungu wanjye wasigaye niho umaze kungana kuriya se ushaka kwinjira no mu rugo utazi n'umwana urubamo karame ukuza guteza akavuyo ahangaha yewe nateje akavuyo se urukuza guteza akavuyo ahangaha n'iwawe uri kwikaraga ushaka gukubita mama Beatire nagukubise ariko se ubu ngubu niyo amaso atareba amatwi ntiyakumva erega nahoze mbumva murimo muravuga ubu ma nkawe ubu ngubu uyu musaza aba yaje kukubwira ibiki mushi mwihore nawe nagiye kubona mbona naje ndi kugaburira ubu ntabwo ushaka kugira ngo aze arye ku mafaranga yacu yari amafaranga se natuma yakoraho amafaranga nakura reka asanze ndi kwigaburira inkoko ahubwo ngo zibe zibyibuha mu minsi mike tujye tuzigurira n'inyama muze waje gukora icyanga karame waje gukora iki mu rugo rwacu ndi kubasuhuza suhuza abandi mumbarize ngewe nziranye nawe muze mbwira niba nziranye nawe cyangwa ngo uhere nyoko mu rugo ntabwo tuziranye mwana urabizi ko nigeze niyandarika kuva n'abasigarana mukiri bato wewe wari nagahinda genda bizi uye wigeze ubona ari ikigabo nzana none ninde wampaye ahubwo naringize ngo ubonye amafaranga none utangiye kwinjiza imbwebwe nk'izi ngizi z'abasaza yaraje kudusura ngo akomeza kumfata mu mugongo ariko muze nariyakiriye muze reka nkubwire reka iyi nzira ushatse wayisiba mu mutwe wawe nahanye igihango na nyina fite impamvu jewe ndi kugutegeka kurongora Kevine iyo mpamvu we ntugomba kuyikuraho ntabwo bishoboka naso ntiyanyitambika kuri uyu mwanzuro nafashe ubimenye nanjye nawe ndi ahubwo nguhaye iminsi ntabwo ukwezi nguhaye cyangwa icyumweru ako mama njye narakwihanganiye uravuga nka koro kagira ngo ntabwo nzi kuvuga nawe
waranyihanganiye wanyihanganiye kubw'idani ngufitiye cyangwa wanyihanganiye kubw'ikosa nagukoreye njye ndakubwira ukuri ngo waranyihanganiye ariko ubundi abana bo ngubu muteye mute nta soni we ucunge sana wowe nagufata nkakwirukana mu muryango wanjye mu bana banjye nkaguca nkakubyaruka nkagukaraba nkakushugunya ukagenda ukaba umutindi n'abanyakujya nk'abo batindi bene wanyu wirirwa wiruka inyuma baranapfuye nta soni ninkwambura ibyo ufite byose uzasigarana iki urukumva kuko ejo bundi mama agiye kujya kunyuraho n'imodoka ntuzanamuhe narifuti umwana wanjye ari untwaye ntabyo muze mvuze ngo mbare 2 3 ntakikubona ngaho uri gusuhuza nde wowe uri kubona turi mu cyiciro cyawe muze turi mu cyiciro cyawe oya Karoli mwihorere Karoli ngaho igendere nta nubwo nguherekeza rwose murabeho ariko bitekerezeho ariko muze ntabwo nkubwiye ngo bava aho ngaho nagiye abantu nkamwe muciriritse rwose nushaka ntuziri kugaruka pe nagiye ngaho ntabwo nkukeneye ubuzima bwanjye ariko se wagira ngo hari abantu bamenye ko tugiye kuzamuka ndavuze ngo ceceka uramuze nuba wamuzanye aha ngaha reka da mwana wasanze ndi kwihera bwa bukoko uherutse kugura nawe kurukungingiji ubu ngubu umuntu araje arifata araza nta gahunda afite mufitanye asereka mubaze ubu ntabwo muziranye kamubaze kibonye nashaka kugira agakungo ko nkakagirana n'ikintu nka kiriya n'ukuntu tugiye no kuba abasirimu sirimo undi wabyibazaho nyine nanjye nicyo kintu kiri kuncanga ukuntu tujya kubona amafaranga ariko ukaba ushaka kuyazanamo ingegera imbwa iki aha data ubu ngubu uri kubona koko n'imana koko yazatubabarira njyewe Beatrice si uko nteye nta gahunda mfite ahubwo rero mama rero reka nkubwire ari amafaranga araza uyu munsi ndabizi agomba kuza uyu munsi none waba negura cya gitebo turaza kuyashyiramo nzaguca ntuzongere kugaruka mu rugo rwanjye hehe no kurya ibiryo byanjye hehe no kugira icyanjye cyose ufataho hehe no kwinjira muri iki gipangu uzagende ujye kubyongera cyangwa uzajye kuba kwa Beatrice ariko iwanjye sinzahakubone wanyumvise neza icyo ni icyemezo nafashe nguhaye iminsi uyu wa gatandatu uvamo w'iki cyumweru turimo urundi wa gatandatu mbona ubukwe bwawe noneho nta soni urumva igihe wahereye Kevine ugakubita umuhungu wawe byari urushyi kubera ko hagukubita icyo nkeneye nicyo kandi icyo nshaka kiba ari icyo ngicyo wanyumvise neza nakubwiye Kevine nta bindi nagutumye nta soni reka tubyoroshye urahigima ibiki ni umuryango wacu ugiye kubana na Kevine cyane Kevine wongere ubisubiremo nabishimangire Kevine uzaba se mwana w'uzigaba icyo nategetse aba ari icyo ngicyo ubwo nategetse nta nubwo ugomba kumvuguruza nta kibazo ubwo nta soni urareba igihe nahereye nkwihanganira wumva nahita ngukaraba nkaguhanagura ugenda ujya hehe utambwiye ubwiye ko nabyemeye ariko wabyemeye ibi bintu biri seriye cyakini ko nawe nari nzi ko ufite ubwenge ese turayashyira bwitereye mu kibuno neza amafaranga bayashyira kuri banki kuri konti amafaranga mu ikote se buriya yajyamo rya kote rya siko rimanitse mu cyumba buriya yakwira musambwe ngo bizaba ari byinshi cyane azaba ari menshi nyine ntabwo ari mu kote ni muri kuri konti muri banki idore muri banki tukayakuramo hano mu nzu usibye ubujiji bwawe se ahubwo amafaranga bazatuzanira uzi ngo yajya no mwayino none ushaka kuzambikira amafaranga hehe y'abana banjye
amafaranga yanjye agomba kubikwa mu iyi nzu, amwe nkajya nyisasira, andi nkayashyira muri cya kimuga cya kindi cyapfumutse tutakibona uko turekamo. Izo ni ndo bikubesha. Andi nkayashyira muri cya gitebo natonoreragamo ubunyobwa. Ele. Naga wa muti burimo imyumbati nzemeranye isuke hasi. Uzi ngo rero ngo bamenye ko ibyo bintu bikora gutyo ngo warara muri ino nzu. Barara bakwishe. Umva mu bwako nukajyo bikigobye njyewe ubu ndi nararibonye. Urabona cya kibindi cyajyagamo amajerekani 8. Bavuga gakeya batabyumva ko kandi muzajya yari. Urushya mvuge gato. Noneho nzayashyiramo nindangiza njye kwa gode bereta mbaka mase nkomeho hejuru. Uwaza akamenya ko hari bahare gagenze ubwe. Uwaza akamenya ko hari amafaranga nahomyeho n'amase ninde. Ibyo bintu byo kumbungiriza amafaranga urajyana ngo ku makote y'abandi bantu, isiko nta kote yasize hari urabiyorera. Ma uzi ikintu kiri kumbabaza. Bana bubu nubwo mwize mwabaye ninjije. Ma uzi ikintu kiri kumbabaza. Makote y'ibindi bisaza. Ubundi ni kote ryandi ushaka kuyajyana. Ndi gukubaza uzi ikintu kiri kumbabaza ma. Mama. Nebiki? Uzi ikintu kiri kumbabaza. Nuko ufite ubwenge buke. Kuko nta kuntu wambwira ngo umuntu ufite ubwenge ashika kubika amafaranga ngo mu koti ngo mu bibindi ngo mu bibinika mu biki. Ma ubundi warasaze. Nabyemeye. Ntabyo kunkinisha Keni, wabyemeye? Nabyemeye. Dusezerane isezerano n'isezerano. Byo turarinda gusezerana. Nimba nabyemeye nabyemeye. Nsezeranya nka mama wawe, dusezerane kutazigera urenga ku isezerano. Maye kubanza kubitekerezaho. Ubundi nimara kubitekereza. Zana hano dusezerane. Nta mikino nyifitanye nawe. Zana hano. Gusa mama nta kibazo cyoragora. Nimba nkubwiye ko ibintu mbyemeye ngiye kubitekerezaho tukabana ariko ubundi bite byawe kuki mvuga ukamvugiramo icyo nshaka ni isezerano, itegeko zana hano dusezerane ko ugomba kurongora Kevin. Zana hano gira vuba. Ako mama nawe rwose ndi kukubwira ko nongera nkukubite se nicyo ushaka. Dusezerane Imana yo mwijuru ibirebe. Kevin niwe nkeneye ahangaha. Urenga kuri iri sezerano nk'ukaraga nkuca mu bana banjye. Amafaranga angana kuri abayajyana kuri banke kuri konti leta akaba ari yabika. Ibyo bintu rero byo kuyashyira mu ikote litari niryazo nibyo biri kuncengabaza. Umva reka nkubwire ma niba utari kumva ndakumvisha inkoni. Nubwo wambyaye ndakubaha ariko ubundi warasaze. Ku mafaranga aho ndagukubita numva ngugiye kuyabika muri ino nzu. Uzi ko iyi nzu barara bakwishe we banayipfumuye. Ni bande se bazamenye ko ari muri icyo kimuga no mu mutima? Ubwiye ngo umudugudu wose umaze kumenya ko bazaguha amafaranga. Mva nyine muri uwo mutiba ninkiramwo akuzura nzagabanyaho duke hejuru kireho imyumbati. Niba bazajya bagira ngo ni imyumbati yuzuyemo. None ikimiri nacyo nzabona gihomye n'amase. Abantu so barusha ubwenge. Ako ninde wamenya ko ari insego? Abo bantu ubarusha ubwenge. Abantu benshi bazi ko neza ubunyobwa n'amashaza bazajya ngo ni. Kushaje wareka nkubwira ukuntu tuzabika amafaranga. Mbwira ukundi kuntu atari ibyo byo kumbwa ngo mwikote ngo by'abandi bantu. Okay, muri banki nyine ya leta. Banki yarenze aha mu irembo. Ibintu byose uvuge atari ukurenga mu irembo nta kibazo. Banki ni muri banki nyine bazajya bayatubikira. Noneho ni n'abantu benshi ariko wabikiwerewe. Ni n'abantu benshi ugiye kwizera kurusha nyoko wakubyara. Ntago ari abantu benshi ariko ni leta. Leta nyine yo ifite uburyo ibikamo amafaranga. Noneho twebwe amafaranga bira abajya ngo leta hapase. Ndikukubwira ngo leta nyine Kagame afite nyine azayatubikira. Uriya yayabika. Uriya nta kibazo rwose. Uriya ntabwo afite uburyo nyine yashyizeho abantu. Anyumvira. Nahingize ngo ni uzaya uriya we ntabwo yabingegeye. Mwahurira he? Abari uzayashyira. Uriya mwahurira he? Nganyumvira. Ese warumbwiye nyine ngo ni leta nyine Kagame afite uburyo ki yashyizeho uburyo weho wajya ufata amafaranga yawe uko yaba angana kose ukayajyana bakayakubikira. Ayo wakeneramo ukagenda ugakuramo ugasabiriza. Ariko ngewe nkafata amafaranga yanjye nkayashyira abantu ntizeye. Masuri mbere mbasaba ngo ni mumpe hutu. Bose ntanda bagira.
tubyumvikane ma ayawe nuyashyira mu kibindi ntibikureba ubwo ni ukuvuga akiza tuzagabana njye nijyanire kuri konti sinibyo sabe tugabana se wamfashije ibise bya bariya abana banjye none ugurishije urupfu kugira ubone amafaranga ese nimba bayangeneye nk'intoza amarira wigeze ubagira ku gise muzamarira narigebewe ibindi nagatangaye vuga ntabwo amafaranga wayabikamo ibaze uyabitse umungumu nanjye gukira uko ubimbwira nkajya nyajyana kuva kera bagiye bambwira ngo no mubize habamo injiji nyine injiji bitangiye amafaranga ngo arenge urugo agende ibyagiye hanze biba byabaye ibyabo hanze ngo ibyo hanze ngo bizaribwa ngo n'imbwa n'abarozi. Okay ma njye urabizi nzi ubwenge reka nkwereke ubundi buryo twayabikamo hari uburyo bwaje bita ngo TikTokers noneho yo ni wowe uyibikiye ku giti cyawe no muri phone kageze none no kuntuka ariko nibyariye ikisha ngo ni intetwe mama nageze kuva baka ibyo ngibyo byatetwa ari igitutsi nubwo nizi ngo baba gututse mu ndero urimo ndukubwira hari uburyo bwaje bita ngo TikTokers yubitseho amafaranga rero ni wowe ufite ububasha bwo kuyakuraho gusa na leta ntabwo iba ifite ububasha bwo kuyakuraho ngo bankarise akose mwana we ibyo bintu byose ko nagiye mbyumva ko ari kukima mu buryo bwo kuvuga ngo teretwa ngo bagukarise nge mana kuki wampaye umubyeyi w'injiji ariko umubyeyi utumva umuntu ungana gutya bantereke ubundi yo wiga ma ubundi unganya guki imyaka yawe wavuga ngo umaze iki ubu rero umariwe uzi ubwenge kundusha ngewe nubwo mama bivuga muri izo ndibi zanyu ushaka kunjijisha mba naragiye mbyumva bingwa mu matwi ibyo bintu byose kuvuga ni ukuntu hejuru yari amafaranga kugira ngo dukunde tuyagabane uzi n'ikindi nge ntazarenge hano urumva igihe nkari njijisha ngo abantu ngo baziranye ngo namuzehe Kagame kereka nimba ari uzayaha ubwo nta kibazo uriya we ni umubyeyi wacu nta manyangagira ariko abandi bose amafaranga nge ntazarenga reka mubwire hari ubundi buryo noneho bayaduhamo bita Kagame bika aho hano ariko akaba ari mu nzu ye mu nzu ya Kagame nyine hari ahantu ujya kubika amafaranga yawe nta kibazo mwana bakavuga ngo Kagame bika noneho icyo gihe muranahura visa yezana muhone yego shaka yego kibora nurora rero ubwo buryo bwo burizewe 100%. Amafaranga ageze kwa Kagame ahubwo uriya we ashobora no kuyabona ndi kuyagabanya cyane nkora nk'ibikorwa akayongera ma ubundi njyewe barambwiye kuza ubwenge barambwiye kuza ubwenge ako wimondagura ariko nuko nguko nkuzo umwana wanjye nese uri umuneke ubwo buryo ahubwo araza ryase amafaranga se bakubwiye ko ari uyu munsi agomba kuza yembwe ko ari uyu munsi niyo mpamvu bura kiriya gisaza numvaga kiri kuntera iseseme kugira ngo ataza akagisaza kigwaye sida ma mama cyomo umeze utese meze neza uriyo umeze utese shanda ndabona usa nk'ufite amakuru ndayafite ariko se nubwo hari izuba kwicara ntabwo ari ibintu biratuma nicara cyane ni ukubwira ibintu azana akantu zana agatebe pe mana we ndamenya ari iki noneho se kuri iyi nshuro byagenze bite suzi ubwashize ukuntu nakubwiye gahunda ziriho ubu y'amafaranga muri garahari ariko ndi kujya kuyafata umutima ukanya ibigose ni kazi Karora gwaye sida ngewe noneho umugore we yishwe na sida none se ko ntayateze kuntera unamuhaka yewe azaye gutikura ndabizi ubushuhu ugira ego ibyo bintu by'abatoya wigeze ubimbona maye ariko mareka nkubaze narashaje wagize ubwoba kandi nanone nukite ubwoba nabugize ubyume nagize ndi kujya ndi no kureba ahantu ari ubwoba bukanyica nese urumva ngira uko ndi bubigenze pe sinzi ko nakugira inama y'ikintu ugomba gukoresha ari amafaranga ukaba utari kunyumva wagira ngo mubigenze gute koko nanjye sinzi uko ndi bubigenze ndi kujya kuyafata umutima ukanya amafaranga ntacyo adakora rero nari ndi kwitegura wa musheri wanjye tugiye guhura wa musheri wanjye tugiye guhura hari n'ibintu yambwiye turakora umwuzukuru wa kintu yo kuzanira umwuzukuru
ariko wowe ubirinduka akanya gatoya umera nk'amazi ahiye agasubira ariko mareka nkubaze twari tumaze kwishima none ibyo bintu ugiye kwirohamo ntabwo nakuje kujya mu bintu nk'ibyo reka nkubaze uri gupfisha abana bari gusubiraho none se waretse ugakura ukazashinga urugo utagiye gukora amabi negereje kuzana amahembe none se wigeze ushaka umugore ngo mbimenye ibyo bintu ubu ntabwo ari ubwanwa uri kubona mbese ubwanwa ni inzu wamushatse niba wumva wakuze uzashaka inzu umushake byemewe n'amategeko ibintu byo kugenda ukora ibyaha oya biriya bintu kubikora havamo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina hasi shantaka nkubaze uriya mugabo ukuntu mubanye si ubibona ndabizi pe reba ejo bundi waraje urambwira ngo akungikanye na ka gakobwa karaye epfo kwa daforoze ubwirwa n'iki yuko ibyo yakubwiye ashaka kuguramo uwo mukobwa atari ubifiteho uruhare nawe uri aho wasamye ngo umugabo ngo agiye kugura za mabanzi nyine ndi kubyumva pe ndi kujya kuyafata umutima ukanje niba ndabigenza ute ariko reka nkubwire shanta reba sibyo reba ko ari akazi mama wawe abamo kaguye uruhande rumwe si ubizi aba mu cyumba kimwe nacyo cyenda gusenyuka aho kugira ngo ufate amafaranga nibura ugenda unubakira mama wawe akazabemo nawe ushaka ubundi buzima ureke inyana y'imbwa y'umugabo itaguha agaciro igubaza kunyeka buri munsi ngo wagize ubwoba zamburugu imitezi sida uburagaza n'izindi umva wa mwana we mbabarira ibyo bintu ntukabikore ndakubujije ndi nyoko dore amabere yakonyeje ntusigaranye uri kamwe noneho nawe usigara uri igisenzegeri wahise tukazapanga amafaranga akaza nkakuguramo inzu ukamushaka nk'umugore mukaba umugore n'umugabo byemewe n'amategeko none ukabyara abuzukuru ashaka ukabyara n'icumi nzajya ntuheka nzajya ntuheka ibyo bintu by'ubukozi bw'ibihoya ibyo ndabikubujije hari igihe agushuka mukabikora yarabikoze n'abandi benshi yaranduye utabizi oya mwana ibyo bireke reka nta kintu uzamburana ndi nyoko ma ngira inama y'akagasha ubu ngubu noneho nibwo wavuga ikintu nkumva n'ikizima oya nibyo ariko ibindi usigaye uvuga mbona nyumvira ko oya rega nta kintu nakwima ma ariko nizere ko akiza byunze nzayigira nkahita nzana n'umugore nta kibazo nanjye nshaka utwuzukuru noneho ngiye kuba ntoranya biriya bishogori kugira ngo imvura itagwa dore nanjye n'inzu iri gukuba nari ndi kureba ibiryo byarayemo nta kibazo genda ubitapfune kanoranye utu dushogori noneho ntacyo bitwaye ma ariko uremo udushyimbo ndaza guteka ntari yewe yo noneho ibyo biryo numara kubirya uhita uzanira icyo cyungu bikuyemo aba ari cyo nzajya nshyiramo bino bishyimbuye yewe byasigayemo ntabwo uzi guhura wa mwana we yewe nagize ubwoba ariko kuva uvuze mama ntabwo nanamwibukaga natekereza kuyatora nkagenda nkimerera neza mama twajyaga tuvugana pe ariko sintekereze yuko aba no mu nzu imeze icyo aba wenyine ugiye gutuma ngenda noneho mfatireho reba mama wawe aba wenyine arashaje arya uko agiye guca inshuro ajya guhingira rubanda none dore impeshyi iraje urumva abantu barangije gusarura imyaka no guhinga ntibiriho wenda ngazajya abona n'ahakura n'icyo gihumbi cyo kugura n'ubwo bugari nawe uraho urasamye ngo wizeye ngo umugabo ya nshinzi y'umukobwa utekereza bafite iyihe gahunda wenda afite gahunda yo kubana nawe aragushuka ngo agiye kugura ibibanza kumbi aricyo kubakiramo uriya mukobwa nawe uraho wasamye rwagoza kuyengera ninde warwanye ni wowe ninde warwaye ni Chantal n'umugabo ninde warwaye ni Chantal n'umugabo buri munsi none ngo urumva umufitiye impuhwe inyungu y'akantu ndagiye none babyara benshi uyu mwana uhura ibishyimbo gutya nk'urwaye imvunja mu ntoki ibishyimbo yego baba rero yewe bakobwa bako ibishyimbo byose nkaba mbona yarabisizemo ndebera we babyara benshi bana bangeho badapfa Salama yaraza akazi aba yarabimpuye akabinogonora niko wacyohewe nturabona icyungo ngo mbirundemo ikuzi ko ari byo ari amafaranga ngiye kuyafata ngende noneho muri iyi minsi nsigaye mfite ikigabo cyiza pe kagira inkuru rero ngiye kugenda nyafate fateho make nubakire mama amafaranga yandi asigaye ngende ngendaniremo neza n'uwo mugabo kamubwire mbere y'ibindi byose atazagushuka ukabona amafaranga ugasanga uriya mugabo utabanje kwita kuri mama wawe wengenda manza nite kuri mama wibuke yuko iyo abagabo baduhindutse twongera kuzinga amabinga tujya kwa mama ubyibuke
kandi wibuke yuko uwo nguwo wakunaniye yamusanze mwariye agashira nta kintu wafashije iwanyu, nibura ngo nubwo washyira hariya ni mu rugo iwanyu ukamwubakira, arumva washaka akajya ashigisha n'ibigage akajya acuruzaho kugira ngo ajye gukorera ayo winjira rubanda. Oya yari amafaranga agira miliyoni ni nyinshi, ntabwo ayo mafaranga najyana ntese ngira abona ndi igicucu. Ngiye kugenda nyatema guhindutse wagiye wanyu uvuga ati nibura mama rye tavunitse nzagenda mufashe ibyo nasize akora wenda tubyongere mbeho neza. Mva gahunda nyinshi ngiye kugenda nubakire mama mwitaho, asigaye ntacyo ngiye kurana n'uwo mugabo bigatumira neza. N'ubundi uriya mugabo amoza ku nkeke, we n'uwo mugabo we yankunda tugakomeza ubuzima. Nese ninjye wishimiye kujya ariko nanone nkwibutse ikindi kimwe, wagira utagira ute wamusanga numara kubakira mama wawe amafaranga asigaye yose ntuzagende kuri uwo mugabo, ugenda ufunguze konti ndabizi ntayo ugira, uzashyireho makeya ntuzanamuhishurire yuko ufite amafaranga. Uwo mugabo utwo dukeya uzajyana ari two uzamuha, nawe ari umuntu ufite gahunda ushaka kubaka, nawe azagerageza akore mwongera ayo ngayo ufite mushaka ikindi mukora, ariko wicara uzi ko twatundi wizigamye isaha ku isaha guhindutse wagenda ukadufata ukajya iwanyu mugakomeza ubuzima na mama wawe n'umwana wawe. Umva inama niyi gira vuba rero ku bugore, niyo mpamvu nanjye nanje kuzakora byari rega nta misoni byari byanze najyaga kuyafata nkumva umutima urande, niba ari uko ari ay'abapfu ntumbaze, ariko kuva hajemo mama ndagiye reka ngenda ahubwo atari yagaruka akansanga. Rega nta nisoni uraba ni hariya nagiye kuyakora nyashkonyashko bose ngumva numva bimbabaje, ikintu kitazi guhura ajya ngo kirwaye ariko kurya baba we kirya haba 7 wagira ngo ni umwuzukuru wa ngunda. Ako namwe shange munyitetesha rwose fanye we tutungo twanjye rwose ni twiza, kandi mugende mwe mwota akazuba oroshya nizanire kiriya cyungo ndabizi ubu ririmo ruroreza ntago rwakinzanira vuba. Ayo mafaranga araza byari koko ni ukuri pe. kameza n'ubugori Kangenda nzaba numva umva nzaguhamagara, ntabwo yamara gutyo gusa ntakubwiye. Ariko abagore ni ibicucu ko umuntu arareba amafaranga umugabo ntibabanye neza amuhoza ku nkeke buri munsi yarangiza ngo atinye kuyafata, nuko atari njyewe ngareba.